umukobwa ubu kwa sister we noneho umugabo wa sister we akajya nyine aca inyuma akajya gufata ku ngufu nyine uwo mwana. Ntabwo ntekereza ko waba waratse hari n'ababiba bose umugore yatse nka telefone umugabo arayimwaka hafi no kugira uti noneho finally ukabona ya telefone wakaga umugabo wawe Kenje nibaza umugabo ni ihene babakuruye. Umugabo ntago ari ihene mbisubiremo bakurura. Afite ikintu kimukurura hari ahantu. Ikindi umuntu nagenda warakoze ibyo bintu byose ukabona umuntu arifasha aragiye. Jureka gende umubwira ngo unamubwira ataho bose nkuzingira iki nicyo wibagiwe. Ureka gende nukuri. Ngo bazaba nawe ubwawe nagusigara we blaming. Ntekereza hari kuntu uvuga ngo ngo bof ngo ni best friend wanjye ngo bof. Ako bof aba best undi mujya aba best wawe ati naho muhera mabi reka nkaba mama ati naho muhera urumva uraho ngo bofre yego ni byiza kugira bofre w'inshuti yawe ariko hari imipaka itarengwa ngo bof ngo umusise ngo uransokana. Yambaye ikanzu niyambaye t-shirt yumva gute Yasohokanye cyane do nkuko mubibona ni CASSAH ari kumwe n'igitipe kitwagiye cyamusokanye kikumwe oya nako mana we nibutse ibintu bijya bijya inyuma y'ibi bintu bangiye uyu munsi nzi ko nambaye ikanzu ndende pe mumeze twebwe tumeze neza tumeze gute ni mvuye gusenga umva ndi mu kanyamuneza. Haleluya meze neza amahoro ya Kristo cyamara ya Kristo ushimira Imana iko bavuga rya murakoze. So today uyu munsi tugiye kubabwira oya reka tubanze tuvuge kandi mbere ko twinjira muri topic neza. Nahoze ndeba movie irimo nyine umukobwa ubu kwa sister we noneho umugabo wa sister we akajya nyine aca inyuma akajya gufata ku ngufu nyine uwo mwana. Noneho biza kurangira uwo mukobwa uwo sister uwo mwana nyine bafata ku ngufu abimenye arabihishira urumva amakosa ntiyashyira ku mugabo we kandi ari gukora ibyo bintu ntiyashyira no ku nyine amakosa yose ayishyira kuri murumuna we ngo amuce inyuma ngo amutware umugabo ngo arishinze kandi atarebye neza ngo amenye impamvu y'icyo kintu. Ariko mpita nibuka yuko hari n'abarumuna b'abantu baba babana gutyo ukabana na sister wawe ukamuca inyuma donc akaba ugira uruhare kugira ngo ibyo byose ukamuca inyuma apana kugufata gutyo uwo ngo wenda yari yafashwe ngufu ariko nyine hari igihe biba gutyo wafashwe ku ngufu nyine ugasanga cyangwa wabigizemo uruhare kugira ngo ibyo byose bibe. Ariko nanone ese kankubaza ubundi njya nibaza iki kibazo tuvuge uri kwa sister uri mu rugo rwawe murumuna wawe waraje sibyo ibyo birabaye umufatanye yaguca inyuma n'umutware wawe wa blaming ande mwese cyo koze nabanza nkamenya icyateye ku ubundi nabanza nkamenya icyabaye nimba habayeho gufatwa ku ngufu ukabanza ukabineka neza ukabimenya niba habayeho gufatwa ku ngufu se cyangwa se hari ibindi byabanje mbere wenda habayeho
ngiye gukoresha tuvuge ijambo n'urugero nko kwishinza murakoze hari nk'umuntu ubona umugabo we aha umuntu we phone akamuzana akanamuha telefone irenze yawe sinzi aho ngaho rero sinzi byakumvikana neza yamuzaniye nta phone mfite mugiye muri siporo aramubwiye ngo ngasubwe wambara ya pantaro ibyo ubyumva cyagiye gito utekereza kabiri mama abagore nubona ibyo bintu kabisa ibyo ni bimenyetso byuko muri abagore babiri ibimenyetso bigaragaza yuko muri abagore babiri muri iyo nzu cyane ntabwo ntekereza ko waba waratse hari n'ababiba gusa umugore yatse nka telefone umugabo arayimwaka hafi no kugira uti noneho finally ukabona ya telefone wakaga umugabo wawe yayihaye nibaza umugabo ni ihene baba bakuruye ikindi umugabo n'umwana w'imyaka 5 abagore hari ikintu ku bantu bajya bareba bajya bakunda gukurikirana ibiganiro runaka abagore birwa bababwira twe ntabwo turi abagore ngo tugiye kubabwira gusa birwa bababwira kuganira n'abatwari banyu ariko nanone ukamubaza aho bitagenda aho bigiye gikwiriye nta umwuka basobanurire gusa nanone bijyamo cyane hari ikindi kintu nanone ntajya nshyigikira hari umugore ugera mu rugo rwe sinzi nimba ari ubwa mbere ngiye kubivugaho tujya tubibona turashaka ko tujya tubibona tuba tubireba akibuka imipira ya MTN ibintu n'ubwa mbere mbivuze ra akibuka imipira ya Rwanda Tel akibuka imipira turwanye sida Rwanda Tel yes ni ya mipira bera hoze afite kera then akayo Rwanda Tel oya umushinga watanze umupira rebana ntago twasibyo wari umwenda wo gukora kugitenge kandi umugabo we yakujyanye umugabo yakujyanye ashaka nyine y'ubugati makeup ndukuntu witaho utwo tuntu wagiye udushyiramo hano so yambarira MTN ngo everywhere you go support na aba umugabo wa Scovia tube hari ijambo nshaka gukoresha ko naribuze kambi ngo nimba ashaka kubivuga ntago ndakura ku buryo mvuga ijambo ariko ibyo bintu ubundi birakwiye tube iki z'abagabo bacu tube ariko sibyo turi kubabwira nibyo ngiye mugabo wanjye ahantu uri hose ubu ubizi ko niba ikintu kigufi nambayeho mu buzima hari akantu tube indangamizwa z'abagabo bacu niko bambwiye nibyo ariko akantu kagufi ntukambara umugabo wahari sibyo iyo ahari wambara igitenge iyo ahari wenda tuvuge wambara imipira uvuye konsanya wenda usengera muri za ya matorero nyine atemera kwambara wenda ibyo bintu ariko tandukanya hehe mu rugo no ku rusengero mu rugo ni wowe n'umugabo wawe wenda n'abana ntabwo igihe cyose baba bahari ariko ukuntu abana tuba proud y'ababyeyi babasiga uzi ukuntu iyo uzi ko mama wawe kwa gatandatu ukavuga uzi mama ukabuzi ngo muri weekend mama wawe iwanyu hameze gutya azaba yambaye neza azaba noneho murumuna wawe uzi ngo mama ari buteke abyuka ajya gutekera umugabo akaba ari umuheza breakfast wowe uri kwambika abana abana basanze uwo mugabo hari bro ntibari kubaho iyo mugabo no kwambika abana araryamye n'agahuyu n'iki araryamye umwana yabyutse abantu bose baseka musaga bambara support ku bantu batabizi se ni akarega mu kinyarwanda uyambara ari ukugiye hanze usanze yonde abana bari kwikinagura mu kibuga bari umva bifungira ibyo bintu ubundi kwambara neza ngiye mu rugo rwanjye nshaka aho yego ukeneye guhumeka uri mu rugo ndabasezeranyije ko azajya ataha yavuze ati ukeneye guhumeka yego uri mu rugo ariko hari amasaha ubuzi
ako tugiye kwigisha abamama natwe Tutaraba. ako Ariko, tuba tuzi ko tubanyuriyemo gake gake Aha. natwe ni ubumenyi tuba twaragiye dukura ahandi tukabubasangiza kugira nyine ibyo tujyamo murusheho gucangamuka mo gake aba barumuna banyu komeza abarumuna banyu impamvu wenda bashaka kubaca inyuma nuko nibyo bintu muri ibyo bintu tubabwiye nabwo hari igihe bashaka kubaca inyuma kubera babikurikiye kubera babikurikiye da umugabo nuko byanze bikunze abafite ikintu ngenzi umukozi hari umukozi nzi umva akibyuka yitera agapuderi agasokoza utugoyi twe yisiga karabero mu rugo basa neza wanjye ngaho ngo yaguciye naravuze ati uru rugo uyu mukozi ngiye sina oya ariko gusa nanone ni byiza gusa niba umukozi wawe azi kubyuka koga uribaza makeup wowe none umuhemba nyirimazi nyiriki utagira nka rabero kankubwiza hari abamama baba barafashe amasete amasane meza y'amadongo amatasi ibirahuri bakabibika mu mamare ibyo nturabizi noneho mu rugo ngo mwe mukoresha ama plastic umushyitsi yaza akajya kubikura bya birahure akajya kubikura bya biki byose akabigaburira ku mushyitsi we barera kuri plastic ese ibyo bintu mwumva ari byo umushyitsi wa mbere ni umugabo wawe ngewe umushyitsi na mugabo kuri plastic ariko umugabo wanjye yaririye kuki kwidongo umushyitsi nago hano turi muri blood shower sibyo gusa icyo kintu nago ari cyo pe niba ibyombo mwarabiguze ari bya no gasanga byenjoyenze imbere ibyo byombo birasaza nimba bishaje ukagura ibindi nawe nyine ntukarindire ngo nta nubwo rega bivuze ko byose bikoreshejwe niba umugabo wawe wamuteguriye ako icyo gikombe cyiza iyo tasi nziza sibyo iyo tasi nuyimuteguriramo ifite isuku abagabo bakunda ukayisubiza mu bubiko sintekereza ko izasaza ari n'abanga uko bisaza nose wabiguriye iki abagabo bakunda isuku aho bava ntibabitugaragariza ntibanabikora ariko bakunda kubona umuntu ugira isuku erega isuku itanga umutuzo nta ahantu waba uri haba hajagare ngo we ntujagare ntabakora umufite nawe ubwawe mu mutwe wawe bimeze ngo nukuri urugero rwa hafi nk'iyo ufite nk'iyo mwafuze nk'imyenda uzaba ukuntu babijaga wafuze nk'imyenda ukayirambika nk'ahantu uzi ngo uri wizinge ukajya kuryama ukahita uyibona ukatubona iyo myenda utamva biriya bintu bitera agahinda hari abantu ndi kubwira inyuma ya kamera ubu ndi kwibaza uburyo bari mubona tutagarutse mumenye ibyabaye nta kundi kamera bana bakuyemo amabuye bagize ite kubera nyuma yo kubatamaza ariko abagore twite ku isuku abagore babaye abagore bahazaza abagore b'iki twese twite ku isuku twite ku bagabo bacu umugabo ntago ari ihene mbisubiremo bakurura afite ikintu kimukurura hariya hantu ikindi umuntu nagenda warakoze ibyo bintu byose ukabona umuntu arifasha aragiye jureka agende umubwire ngo unamubwira ati ahubwo se nkuzingira iki nicyo wibagiwe ureka agende nukuri ngo bazaba nawe ubwawe nagusigara wibreminga ntabwo uba kumva igisabwa cyose icyari ngewe umugabo wanjye saa 12 zijya agiye guta ego ko mbabaranze njya koga nitere makeup umugabo wanjye bagenzi umva uzajya usanga ameze ngo nshanye gutya ku jisho kabisa nakwiteguye hahandi agira n'amatsiko yo gutavuga ati naho umugore wanjye ndasanga yambaye kira no hari ukuntu mu challenge akavuga ati no yego ko murumuna wanjye na murumuna wanjye ngira ariko cyangwa se undi muntu wese waza kuhaba umva azajya avuga ati nakora iki se no mugore atakoze ndakora iki se azatekereza kwambara mine asange nayamba atekereza kwambara ikirekire asange ndacyamba atekereza gusokoza umuzaza asange nawe usokore azajya areba asange ebana kabisa nta mpamvu yo gutambika ibire nitweye ko afite akageso ubwo yabaga afite ariko kindi dusengera abagabo beza badafite utwo tugeso baniyubaha ubundi umuntu uyubaha
iyo wiyubaha ntago ntekereza kundi yatambikisha amaso ye ajya kwa murumuna wawe umuntu wiyubaha yenda ureba abazi kimwirukanza isiko nabonye kuri YouTube umumama wari kuvuga ati ngiye mu ijoro y'ubukwe umugabanye ntabwo twararanye ntabwo bararanye na murumuna we kwa kundi aba yaje gutinyisha mbike ibintu mvuze ntabwo byumvishe oya ntabwo nabyumvaga narigize ngo umumama nararanye ni nka babiri umwe namubonye kwa Sabe abandi nka babiri mbabona kwa Gerard Mbabazi ati mu ijoro ry'ubukwe bavuye muri mariage baratashye mu rwabo ababyeyi baratashye basoje iki baratashye bagiye kuryama bagiye konsoma mariage aho konsoma mariage abayikoze ahubwo umugabo ntabwo Diana ari kutsa pe ku rwego kwihangana byananiye ahubwo umugabo yagiye gukonsoma mariage na murumuna uwo bakoze mariage hari n'uwo muri iryo joro yahise amutera inda ngayibaze tugiye kuri ari ibintu nyine aha ndabona nzatangiye nyine muramenye ndabona urugo rwanjye undi muntu uzarubama n'umwana nzaba narabyaye oya ikindi umuntu uzanyita mama ntuzi bro ibintu byo kumamagara ngo mama Liliya mama ntu Liliane yaje nyuma yuko njye nawe duhura njye nawe tudahura ntabwo yani yari kuza abeg usikuze utuntu ngiye nzajya ndukata nka konshobora kuzabyiga kumubwira nzajya ndukata nkumvisha umuntu tuzaba ikiri twiye kuba inshuti n'abantu tubana reka umwe kubana oya nari nyine tuzi ku babyeyi bacu wenda ba mama ntuza urumva bakajya kumva ngo ndabyanga nyokora hari ugasanga ari nk'umupapa uri kubaza umwana w'umukobwa nyine ku babyeyi bakuze aho turabyumva twarabyakira ni ahantu bigeze wenda babishaka nabo muhura ariko ugasanga umuntu generation iyi generation turimo umuntu w'imyaka 20 ingahe ari kubwira ngo nyokara yo ngero cyane nzi ko nyoko ari igitutsi oya genda bizi ko atari nari mbizi cyera nabaga numviye mbaje nyine mu ishuri kwiga mu ishuri twabaga tuzi ko nyoko ari ikintu oya ngere no musanzwe nari mbizi kuko narabyumvaga cyane oya ngiye mbwa bizi ko nyoko ari mama n'ubu ngungana uko umbwiye ngo nyoko arahari ntabwo nagusubiza nakwicecekera ndakurahiye ambo ndabizi neza ko nyoko nyine ari ikinyarwanda ahubwo ari ukuntu umuntu sha rero muri umuntu abivuga asa nk'uri kukujora bari umuntu b'abantu inshuti z'abantu bakatwo kubatwara abagabo nimba uri mu rugo rw'abandi gira niba utaragize amahirwe yo gushakwa mbere ya mukuru wawe shagira aho ugarukira nimba uri mu rugo niba uri mu rugo rwe gira aho ugarukira ubundi sinibaza n'ikintu buri kuganira n'umugabo ngiye rero reka nkubwire ngiye nazinye mwubakira ahubwo ngiye namufasha kurwubaka oya nta n'umuntu wumvikiye kuri YouTube nkaza umugabo wamukoreye kano gasipisi why not tamukora kano gasipisi mufashe kubaka aho kuko kumutwara umugabo nta mahoro biboneramo nta mutuzo nta kintu n'umuvumo wikururira pe mu buzima bwawe ikindi narwo ntekereza hari kuntu uvuga ngo ngo bof ngo ni best friend wanjye ngo bof ako bof aba best undi mujya aba best wawe ati naho muhera mabi reka nkaba mama ati naho muhera urumva uraho ngo bofre aba bofre yego ni byiza kugira bofre w'inshuti yawe ariko hari imipaka itarengwa ngo bof ngo umusise ngo uransokana njumva numiwe ngo bof ngo none umva ngo hari umuntu kutera story njya ari gihe ushaka kuntera nk'izo story nka kure ngo bof ngo umva ngo nimugora ndi kumwe na bof ngo twari turi ngo twatashye saa sita z'ijoro abagore nabo barizera abagore namwe mugihe mitekereza mwene wanyu hariya ngo wasohokanye na bof utari kumwe na sister wawe
uwo sister we yararihe mu bana niko se mubyeyi uri mu bana we guma mu bana uzacyura abana nta kindi nakubwira ubwo nyine ubwo watumye mubyara abo bana ubwo tubabwiye tubibukije ibintu natwe abakobwa twigireho cyane twigireho ababyeyi mucane ku maso akumara fucana ku maso we wiswe n'abana batwara se ba nyina abagabo kutangaye yes muri iki gihugu dutuye sirarangiye ababyeyi batwara abana yego komana yanjye ababyeyi ni byo nzahuga ababyeyi bakajyana abasheri b'abana babo barabatwara n'abakobwa bagatwara yego komana yanjye bagatwara ba nyina basi birakomeye twige kwiyubaha niwiyubaha ntabwo ibyo niwiyubaha wikunda twiyubahe ntabwo ibyo bintu uzatekereza ibyo ntabwo byaba wiyubaha wa mugari ntabwo byashoboka ibyo byose ubita kubera kutiyubaha ubundi hari ikintu muri uyu mwaka twe twiyemeje kwikunda urukundo ruhabanda ruko wamaze kurwisenderezaho ni ukuvuga ngo iyo urukundo kuri we wamaze kwikunda wikunze usagurira abandi usagurira n'amasoko usagurira amasoko ntabwo ushobora gukunda abandi utikunda ntabwo ushobora kubaha umuntu utiyubashye ntabwo bishoboka so 2025 ni ukuyitangira tugira ute twiyubaha twiyitaho twikunda nta kindi nakoze Imana ibarinde mukomeze kugira umwaka mushya muhire turabakunda cyane abakunzi ba Ira mukore sub mukore share mukore like mutere comment tumenye nago comment zanyu mwazi byimbaye wakwanditse ko kwandika nta n'umwandika basi muduhe imitima muri comment ciao